guhinga aribyo byatumye abantu bafata icyemezo cyo gutura ahantu hamwe bakareka kubaho bagenda, cyangwa se niba gutura ahantu hamwe bagahagarika kubaho bagenda aribyo byatumye batangira guhinga. Ikizwi neza nuko abantu babaga mu burasirazuba bwo hagati, ubwo ni ibice bya Iraq y'ubu, aribo batangije ibikorwa by'ubuhinzi bitubeshejeho twese uyu munsi. Ahantu abantu ba mbere batuye ni ahantu haberanye n'ubuhinzi. Uko niko imijyi ya mbere yabayeho mu isi yavutse mu bice bya Iraq y'ubu ngubu ndetse na Misiri ku butaka bweraga cyane icyo gihe. Uko umujyi wakuraga niko abaturage biyongeraga, bityo hakaboneka abantu benshi bo kugaburira. Ibi bigatuma batema amashyamba menshi, bagafata abantu benshi bakabagira abacakara kugira ngo bakore mu mirima, bakavumbura uburyo bushya bwo guhinga hashaka umusaruro mwinshi. Ikibazo nuko abahinzi batangiye kujya basoreshwa cyane, kandi n'umusaruro wabo ukamarwa n'imijyi minini yakomezaga kwaguka. Hari n'abahinzi bageragaho babura ibyo kurya kandi barahinze. Ubutaka nabwo bwageze aho butangira kunanirwa kubera ko babusabaga umusaruro mwinshi. Uko niko imijyi y'icyo gihe yatangiraga kugiterana ikarwana. Ubwami bugatangira kujya butera ubundi bwami bushaka kwagura ubutaka bwabwo kugira ngo babone aho bahinga ibitunga abaturage babo benshi. Mu mwaka w'igihumbi nyuma ya Yezu, ubuhinzi bw'isi bwagize impinduka ebyiri zikomeye. Mbere na mbere babanje gukora ubuvumbuzi bw'ikiswe charrue. Charrue ni ya mashini bakoresha ikururwa n'inyamaswa nk'inka cyangwa se indogobe, ikagenda yegura itaka bari buteremo imbuto. Mbere yayo bahingaga bakoresheje icyitwaga arere. Arere ni umukurambere w'isuka, ni icyitwaga inkonzo. Iyi iyo bayikoreshaga basa n'abaharura ubutaka ariko ntibabwegure cyane, ubundi bagateramo imbuto. Charrue yo yeguraga ubutaka cyane, yo yaracukuraga rwose ikagera hasi mu butaka. Ibi bigatuma icyo bateyemo cyera cyane ugereranije n'uko bazaga bagakoresha inkonzo. Iki gihe ni nabwo hadutse uburyo bwo guhinga barandura ibyatsi bakabitaba mu murima bikabora bigahinduka ifumbire, twe tubyita gutabira. Iyi niyo mpinduka ya mbere yabaye mu buhinzi muri iki gihe. Indi mpinduka ikomeye yabaye mu buhinzi bw'icyo gihe ni ukugabanya ibice mu butaka, babyita assolement. Ni ugufata ubutaka bunini bakabugabanyamo ibice, aribyo twebwe twita imiringoti cyangwa se imirima. Ubutaka bunini bakabuteramo ibihingwa bitandukanye kandi mu gihe kimwe. Hamwe hakaba hahinze amasaka, ahandi imyumbati, ahandi ibijumba. Iki gihe ibi nibwo byadutse. Ubu ni ubuvumbuzi bakoze burabafasha cyane, bubafasha guhinga ibihingwa bitandukanye, guhindurira ubutaka ibibuhingwaho, kandi bagasarura mu bihe bitandukanye. Ibi bice by'ubutaka bagendaga babisimburanyamo ibihingwa bitandukanye. Mu kinyejana cya 17 abavumbuzi b'Abanyaburayi barimo Christophe Colomb wari uvuye kuvumbura Amerika bagarukanye mu Burayi ubwoko